Mbahaye ikaze bakunzi b'Inganje. Abenshi bazi izina Rukara rwa Bishingwe. Ese Rukara rwa Bishingwe yari muntu ki? Rukara rwa Bishingwe ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi. Yavukiye Gahunga mu ngoma y'Uburera, kuri ubu ni mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, aho bakunze kwita Gahunga Kabarashi. Rukara yabayeho ku ngoma ya Yuhi V Musinga, umwami wategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'1895 n'1931 hakurikijwe igenekereza rutonde rw'abami bategetse u Rwanda. Amateka ya Rukara rwa Bishingwe abenshi bakunze kuyafata nk'umugani cyangwa igitekerezo, kandi yarabayeho. Uretse bamwe mu bakirigitananga nyarwanda nka Sebatunzi bacuranze amateka ye, bamwe mu banditsi b'amateka nabo bamwanditseho mu bitabo byabo kuko yabaye ikirangire mu Rwanda. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, ibigango n'igitinyiro nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Usibye n'ibyo, kuri ubu hari umwe mu buzukuru be witwa Ndagijimana Juvenal. Iyo umwitegereje wahita utekereza ibigango bya Rukara, dore ko ari umugabo wirabura w'ibigango n'ubwanwa bwinshi, upima nka metero 1 na santimetero 90 z'igihagararo. Igihagararo n'ibigango akaba ari umwihariko w'Abarashi, kuko mu miryango yose yo kwa Rukara nta muntu uri munsi ya metero na santimetero 70 z'uburebure. Uyu munsi nabahitiyemo kubabwira udushya twa Rukara rwa Bishingwe. Mu buzima bwe Rukara rwa Bishingwe yakunze guhinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagera ku mugabekazi Nyirayuhi Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga wari ukiri igihenga, ubwo nshatse kuvuga wari ukiri umwana muto, we bikaba akarusho. Umunsi umwe Rukara yasanze uyu mugabekazi wakundaga guca imanza yikinze inyuma y'inyegamo, maze ngo aramuhinyura avuga ko urubanza rwo mu nyegamo na nyina Nyirakivumbi yaruca. Usibye n'ibyo, Rukara yubahukaga cyane umugabekazi Kanjogera kuko ngo hari n'igihe yamunyariye ku ntebe undi ayihagurutseho. Si umugabekazi gusa utaravugaga rumwe na Rukara, kuko atanacanaga uwaka n'abazungu, cyane cyane abapadiri, kuko baje bacengeza inyigisho z'ubukristu, mu gihe abatuye aka gace k'Uburera bari bakomeye ku idini gakondo ya Nyabingi w'icyamamare muri ako gace. Ikindi kandi, ubwo abazungu bageraga muri kariya gace bigabije amwe mu masambu y'Abarashi, bayashingamo imbago bashaka kubaka amazu nk'uko amateka bigaragaza. Indunduro y'ubuzima bwa Rukara rwa Bishingwe abenshi twamenye. Intandaro yo gusezera ku isi kwa Rukara rwa Bishingwe yabaye gufata iya mbere mu kurandura izo mbago, maze Padiri Pauline Rupias bahimbaga Rugigana akamutumaho inshuro nyinshi ngo yisobanure, ariko ngo Rukara rwa Bishingwe akamunanira namwitabe. Usibye ko byageze aho Rukara akemera kwitaba Padiri Rupias, bagahurira ahitwaga Nyabyungo, ubu hubatse kiliziya y'Abagatolika. Bahuriye kuri Nyabyungo, Rupias ngo yaramukije Rukara agira ati "Yambu", kandi ngo iyo ndamukanyo Rukara yarayifataga nk'igitutsi cyo kwamburwa abana. Rukara yamwihanangije kutazongera kumubwira iryo jambo. Rupias wabibonamo agasuzuguro amukubita urushyi, maze Rukara nawe amutera ku munigo kugeza anogotse. Urupfu rwa Padiri Rupias rwateye Rukara guhungira mu Ndorwa, ndetse na benshi mu Barashi bahungira i Kongo, mu Bufumbira mu Bugande n'ahandi, bose batinya ko abazungu bazaza guhorera mwene wabo. Kwerekeza mu Ndorwa, Rukara yashakaga kwisunga Ndungutse wari warahigaruriye, nubwo nawe atari yorohe na busa n'ubutegetsi bwa Musinga bwamuregaga kubwigumuraho. Abazungu bamenye ko Rukara yahungiye kuri Ndungutse, bamusabye kubaha Rukara arabyemera, yibwira ko nabo bazamukiza Musinga we warahagurukiye kurwanya bigometse ku bwami bwe bwose. Nubwo bitabaye, kuko bitabujije Umudage Liyetona Godius kumutera ku ya 13 Mata 1912 abo yayoboraga bakegukira umwami Musinga. Ubwo Rukara yabuguzaga na Ndungutse mu rugo, abasirikare b'abazungu bari ku mugambi na Ndungutse baje rwihishwa bamugwa gitumo baramuboha, ariko ngo muri uko kumuboha ngo hagumwe mu basirikare ahitanwe na Rukara. Ndetse ngo Rukara yiyambura impuzu ahenera Ndungutse amuvuma ngo nakime ingoma mu Rwanda. Nyuma yo gufatwa akabohwa, Rukara yajyanywe kunyongerwa mu Ruhengeri, aho yarashwe urufaya rw'amasasu. Ibikorwa bya Rukara byakoze kuri bamwe mu Barashi. Mbere yuko Rukara ngo anyongwa, yasize ashinganishije abamukomokaho, kuko ngo yasabye abazungu bari bagiye kumwica kutazamukorera ku bana, nubwo ibyo bitabujije ko abamukomokaho mu nzu y'Abarashi ndetse n'abari batuye Uburera muri rusange bahura n'ingaruka zitandukanye. Icyo gihe bumwe mu butaka bw'Abarashi bari barahunze nyuma yuko Rukara yivugana umuzungu, bwigaruriwe n'abandi baturage ntibanabusubizwe mu gihe bahunguka. Uretse n'ibyo, bamwe mu batuye kano gace bahejwe mu mashuri n'abapadiri bari bayoboye uburezi bw'icyo gihe. Kuri ubu umuryango w'Abacyaba b'Abarashi waguse ku buryo ubasanga henshi mu gihugu, cyane cyane mu duce tw'amajyaruguru nka Ruhengeri na Gisenyi. Benshi mu bakomoka mu nzu y'Abarashi bafata Rukara rwa Bishingwe nk'intwari. Bakunzi b'Inganji ndabashimiye.
umwanditsi w'ibitabo Alex Kagame yagize ati basomyi nimugwire, nanjye ndagira nti bakunzi nimukore subscribe ku Nganji Rwanda.